barebere hamwe ese Uburusiya, Korea y'Amajyaruguru n'Ubushinwa biramutse byinjiye muri iyi ntambara byatanga iki gisobanuro? Ese Amerika yari iri kuri uru ruhande? Ahandi twahita tubihuza na ikiganiro mureka kubagezaho mbabwira ati nibura Amerika byasaba nibura miliyari zirenga 750 igomba gushora hariya mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se mu burengerazuba bwa Aziya. Byasaba imbaraga nyinshi kuko Ubushinwa bumanutsemo bwo bufite intwaro nyinshi. N'ubu tuvugana ubu kubera ko Ubushinwa butagaragaye mu ntambara nyinshi cyane kuri iyi si, kandi akaba ari igihugu kiri ku mwanya wa mbere mu gihugu kimwe cyazamuka mu bukungu, kinafite n'ibihugu byinshi bihahirana. Ubwo Amerika iri ku mwanya wa mbere ari mu mafaranga, ariko Ubushinwa bari imbere cyane mu bijyanye n'inganda cyane, kandi bazwiho no gukora ibintu bihendutse kandi bishobora gukora ibitangaza. Ubwo Abashinwa bagaragara ko ari bo cy'igihugu kimaze kuba icya mbere ku isi. Bongeye kubaha ikaze bakunzi bacu badukurikira aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika no ku yindi migabane. Bonera no gushimira Abarundi n'Abakongomani n'Abanyarwanda mu bantu ba mbere bakurikira ibiganiro tubagezaho. N'abaho uherereye muri comment ugerageza uvuga ati mperereye aha, kugira ngo nawe tujye tubona ukuntu tugusohoza nk'umuntu ubashije kujya kuri iyi channel. Kandi mbonera no kujya mbasaba kujya mutanga ibitekerezo ku bintu bijyanye n'ibiganiro dukora, kandi n'ibyo udasobanukiwe ushaka kumenya nabyo wabitwandikira muri comment, tukabona uko tuzaganira ku byo udasobanukiwe. Ko biremewe kuko hari abantu benshi bagerageje kubikora, kandi twagiye tubasobanurira byinshi, kandi bagiye batubwira ko ibyo batabashije gusobanukirwa aribyo basobanukiwe. Tubonera no kujya mwibuka gukora like. Gukora like ni ingenzi cyane kuko zituma abayobozi bacu se cyangwa ba nyiri izi mbuga dukoresha babasha kubona ko ibintu dukora bifite abantu babikurikiye. Yego, tugiye kugaruka ku nkuru n'ubundi. Mbere ko tugira ku nkuru wenda reka mbibutse abantu bashyashya, ibiganiro tubagezaho hano ni ibiganiro bya politike, diplomasi n'ubukungu ku rwego mpuzamahanga. Tuganira ku nkuru zitandukanye zibera mu bihugu bitandukanye ndetse no mu karere duherereyemo. Tubonereho kubaha ikaze Barundi, Bakongomani, Banyarwanda, Bagande n'abandi babasha kudukurikira. Tuboneye kubaha ikaze. Mugerageze mujye mushyiramo na comment tubimenyesha aho muherereye, ko bituma natwe tubona uko tubasuhuza bitewe n'aho muherereye. Yego, twigarukire hano muri iki gice cy'uburasirazuba bwo hagati. Ku munsi w'ejo mu masaha y'urukerera hari misile ya Bankbust. Ni misile ifite ubukana, ifite ubushobozi bwo kurasa mu bujyakuzimu muri metero 60, ikabasha guturika, ikabasha kwangiza ibintu biri munsi y'ubutaka cyangwa se n'ahantu hubakishijwe amasima akomeye cyane n'isima cyangwa se beto, ahantu hagoye kuba haraswa. Umunsi w'ejo Amerika yagejeje kurasa. Ku nkuru y'ejo twigeze kubibabwiraho, wenda ntabwo turi bubitindeho kuko wenda utabashije kumva ko byagenze araza kureba iki kiganiro cyagiye ku munsi w'ejo ku isaha ya 2:00 nibwo cyasohotse, araza kukireba. Ubwo hari ku munsi w'ejo kwa Cyumweru. Yego, twigarukire kuri iki kintu. Iran yamaze gutangaza ko ziriya misile yarashweho, imisile zigera kuri 2 zarashwe kuri centre nucléaire za Iran ziri ahantu 3 hatandukanye. Iran yamaze gutangaza ko uretse aya mazu yasenyutse, ariko ku bijyanye na nucléaire zabo nta kintu zigeze ziha, nta kibazo zigeze zigira. Ku
kuko izo misile z'abanyamerika ntabwo zagize ikintu zikora gihambaye, ariko ntabwo tuje kureba cyane ko ntacyo zangije, ahubwo tuje kureba imibanire ya Amerika na Iran muri rusange. Hari cya kintu Amerika yakoze, barimo bitegura ko bagomba kujya mu biganiro Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akagira ibintu bimwe na bimwe babasha kunoza, akajya ku murongo, intambara zigahosha. Ko murabizi byatse ko maze iminsi bo ku kibiganiro tubagezaho, intambara yatangiye ku itariki 16, Iran ari itangiye igitero kuri Iran nayo irisubiza intambara kugeza n'ubu baracyarasana hagati yabo. Iran yakomeje kubabwira ati mureke kudushotora kandi mureke tunakomeze dukore nuclear yacu, kuko nuclear yacu ntabwo igamije gukora intwaro za kirimbuzi, ahubwo igamije kuzamura imbaraga cyangwa se ingufu z'amashanyarazi kugira ngo tubone ko abaturage ba Iran bose babona umuriro, ubone n'uko inganda zabo zakora, kuko biriya bintu bya nuclear cyane ni ibintu bitanga amashanyarazi kandi bigatanga amashanyarazi ku buryo buhendutse, bijyanye no gukoresha izindi ngufu, kandi ni nabwo buryo bworoshye bwo kuzamura umuriro bidasabye izindi mbaraga nyinshi. Ahantu rero ku kintu kijyanye na iyi centre nucléaire, igihugu cy'Ubushinwa na Uburusiya bwamaze gutanga agasoko ku gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu birimo barakorana amakosa ku rwego mpuzamahanga. Baboneraho no kuba babwiye ko baramutse bongeye gukora icyo gikorwa, Amerika yakisanga mu bibazo bikomeye. Ko Amerika Abashinwa bamaze gutangaza ko bazajya ku ruhande rwa Iran bakabishyigikira ku buryo bweruye. Kandi iki ni ibintu nayo babwiye ati ibi bintu Amerika irimo irakora, irimo ihamagarira ibihugu bitarimo biragaragara muri intambara ko bishobora kuzagaragara. N'abamenyesha ko igihugu cy'Ubushinwa, Uburusiya na Korea y'Amajyaruguru bishobora kuzisanga nabyo binjiye muri iyi ntambara, kuko bose ntabwo bumvikana na Amerika, kandi Iran n'ubundi yumvikana n'ibyo bihugu bisa nk'aho biri mu murongo umwe byose byiyemeje. Ibi nigeze kubibabwira, abantu benshi ntabwo babyumvise, kandi kuko tuvuga no ibihugu bitatu nababwiye, bibiri bya mbere byamaze gufata uruhande. Uburusiya bwamaze kwemera ko bakomeza gukora aya makosa, Abarusiya bamanuka nabo bakaza gushyigikira Iran, kandi baje gushyigikira Iran byarangira bibaye bibi. Ntabwo byagira ingaruka cyane kuri Iran na Israel, byagira ingaruka kuri kariya karere kose. Bivuze ngo n'abatari muri aya ntambara nabo bakisanga mu ntambara. Igihugu cya Kuwait cyabigendera ko ni igihugu gihana imbibi n'igihugu cya Israel. Arabia Saudite ni igihugu kinini kiri mu majyepfo ya Iran. Bivuze ngo nabo bahashinga amato, bivuze ngo barasana ibihugu bituranye na Jordan ihana imbibi na Israel nayo yagenderamo. Tuboneraho ko baramutse bacacanye n'Abashinwa, muri Leta Abashinwa n'abafite abo bahanganye nabo, bahanganye nta bandi ni Abanyamerika, bahanganiye muri Taiwan. Azi neza ko Ubuyapani nabwo butumvikana n'Abashinwa, bishobora kuba ari intambara ishobora kwaguka. Murabizi ko Korea y'Amajyaruguru nayo iri kumwe n'Abashinwa n'Abarusiya, Korea y'Amajyepfo iri kumwe n'Abanyamerika. Bivuze ngo ahantu hose bashobora gucakirana hariya, intambara ishobora kwaguka igafata igice cya Aziya kigari cyane. Tuboneraho ko kubabwira ko hari ikiganiro ushaka kuzabagezaho, ushobora kubageraho nyuma y'iki tubagejejeho kigasohoka ku munsi wa gatatu. Ni ikiganiro kizagaruka ku makosa umuryango w'ubutabazi wa OTAN cyangwa se Amerika yakoze. Ni amakosa azaba agera kuri 6 cyangwa gusubiza hejuru, kandi agiye amakosa agiye yisubiramo ariko ntihagire ikintu gikosoka. Bonereho kuba bararetse, nyabareka mugerageze no gukora subscribe kugira ngo ikiganiro kizabacika, kuko ni ikiganiro kizaba gikubiyemo ibintu byinshi cyane. Rebe ku bihugu byinshi kuri iyi si byagiye bikorwa amakosa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Iki ni ikiganiro mbararitse ako nakanyuzemo, karagatangazo kugira ngo bamenyeshe kugira ngo tuzacikwa n'iki kiganiro. Yego, twigarukire kuri iki kiganiro cyacu, tukaturebere hamwe ese Uburusiya
Korea y'Amajyaruguru n'Ubushinwa biramutse byinjiye muri iyi ntambara byatanga iki gisobanuro? Ese Amerika yari kuri ruhande? Aha ntitwahita tubuzana ikiganiro reka kubagezaho babwira ati nibura Amerika byasaba nibura miliyari zirenga 750 igomba gushora hariya mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se mu burengerazuba bwa Aziya. Byasaba imbaraga nyinshi kuko Ubushinwa bumanutsemo bwo bufite intwaro nyinshi. N'ubu tuvugana ubu kubera ko Ubushinwa butagaragaye mu ntambara nyinshi cyane kuri iyi si, kandi akaba ari igihugu kiri ku mwanya wa mbere mu gihugu kimwe cyazamuka mu bukungu, kinafite n'ibihugu byinshi bihahirana. Nubwo Amerika iri ku mwanya wa mbere ari mu mafaranga, ariko Abashinwa bari imbere cyane mu bijyanye n'inganda cyane, kandi bazwiho no gukora ibintu bihendutse kandi bishobora gukora ibitangaza. Ubwo Abashinwa bagaragara ko ari bo cy'igihugu kimaze kuba icya mbere ku isi. Niba bwa mu gihugu kimaze kuba icya mbere ku isi, murabyumva muri lisansi. Mureba ngo Uburusiya, murebe ngo Amerika, ibihugu mu byaherekera bikora intwaro, ariko nabo byamaze igihe kinini birwana mu ntambara nyinshi. Ariko Abashinwa kubera kwirinda kujya mu ntambara cyane, Ubushinwa bishobora kuba aricyo gihugu gifashe umwanya wa mbere mu kuba kimaze gukora intwaro nyinshi, kuko ni abantu bafite inganda zihora zikora buri gihe, kandi zikabikora bucece. Kandi akaba ari igihugu utazasanga kiri no mu ntambara ngo bagiye guhangana n'ibihugu runaka. Ndakeka ko cyaba aricyo gihugu cya mbere ku isi gifite intwaro nyinshi. Wenda zishobora kutagira kereyeri nyinshi, ariko ubu tuvugana ubu Ubushinwa bushobora kuba bufite intwaro zisanzwe cyangwa se zifite tekinoloji itangaje mu kuba aricyo gihugu gifite intwaro nyinshi ku isi, kuko nta hantu cyagaragaye mu ntambara kirasaba. Urabizi Amerika ibara mu ntambara zitandukanye, muri Afurika, muri Aziya, ni ahantu babara mu ntambara. Twibuka ko no muri Ukraine nabo bariyo, kandi bari ahantu barwanya imyaka 3. Ntekereza ko intwaro zari ziba zirimo ziragabanuka. Abashinwa mu gihe aho batarimo batatanga intwaro cyane, bivuze ngo n'izo batanga intwaro nkeya, cyangwa se batanga tekinoloji yo gukora izindi ntwaro, ariko intwaro z'abantu bazikora ngo bazitange. Bivuze ngo ni igihugu gishobora kuba kibitse intwaro nyinshi zirenze iz'ibihugu byose, kuko Uburusiya bwagiye mu ntambara bukoresha intwaro nyinshi. Kugera muri Amerika bakoresha intwaro nyinshi, Abadage, Abongereza bakoresha intwaro nyinshi. Bivuze ngo Abashinwa bashobora kuba aribo basigaranye intwaro nyinshi, yewe n'indege nyinshi zitangaje. Kuko mwibuke ko Abashinwa nize kubagezaho ikiganiro ko aribo bantu basohoye indege ya mbere yo mu kiragano cya 6 ya mbere cya 6th generation. Kubera ashobora kuvuga ikiragano abantu benshi ntibumva ibyo ari byo, ariko uvuga 6th generation batabyumva neza. Ikiragano cya 6 cy'indege ifite tekinoloji itandukanye n'izindi ndege zo mu kiragano cya 5 zari zisanzwe zihari n'icya 5 na 5 generation. Ko nacyo ikiragano kirahari cya 5 n'ibice 5 n'icya 5. Izo ni indege zagaragaje tekinoloji iteye ubwoba, n'uburyo zigaragara, n'uburyo zifite ibiro, ukuntu zigenda mu kirere. Indege zigaragara ko zirusha bwo guhangana n'amaradari n'ibitero byo ku butaka. Yego, tuboneyeho kubashimira abakunzi bacu badukurikira umunsi ku munsi. Batarakora subscribe, nyaboneye kureba aho hasi ukuntu bakora subscribe, kugira ngo ibiganiro tubagezaho namujye mu ba mbere badushyigikira, kugira ngo umunsi w'ejo, ejo bundi n'iminsi izagenda ikurikiraho tugenda tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Ariko nibura mugaragara ko mugize mute mudushyigikiye, tutabo dukora ibiganiro badukurikira. Bibutse ko tanga ibitekerezo ku byo mudasobanukiwe byinshi, turi tayari, turi hano kugira ngo tubasobanurire ibyo mudasobanukiwe. Yego, wenda hari abantu benshi bagira ngo wenda ibiganiro dukora ni fanatisme. Oya, nta gufana kurimo, ahubwo ni ukuvuga realite. Ko umusesenguzi icyo akora ntabwo abogama, ahubwo barareba ibintu mu cyerekezo cyabyo. Abantu benshi bashobora kuba bareba ibiganiro byacu ukagira ngo ahari abantu Uburusiya, kana Ubushinwa, kana igihugu runaka. Oya,
njyewe ndeba reality igihugu umurongo kirimo ndawureba nkabona n'icyerekezo cyabyo nkurikije experience y'ibyo nagiye mbona kuri ibihugu byose igihe bimaze mu ntambara. Barabizi ko Amerika ni igihugu kimaze igihe kinini mu ntambara, Abarusiya nuko wenda nibyo bihugu biri muri izi ntambara byeruye bigaragara, wenda Abafaransa nabo turabazi mu ntambara yo muri Afurika y'Uburengerazuba n'abamaze igihe kinini barwana, ariko ibyabo turabisobanukiwe. Abongereza nabo nuko, Abongereza nabo muri Aziya baranzengereje cyane. Byinshi muzamukenera ko tuganira, tugenda tuganira. Ndi hano udasobanukiwe umbaze ku bihugu runaka, ibyo muri Afurika, ibyo muri Aziya, ibyo muri Amerika, byose turi tayari, turi hano kugira ngo tugusobanurire ku byo udasobanukiwe.